Hey, nanone ndagarutse, hari akandi kantu nje kubabwira k'ubwenge, ariko nimba utari usanzwe ubana natwe, ndagusaba gukora subscribe. Ese wari uzi ko ushobora kohereza ifoto cyangwa video kuri WhatsApp, ukayohereza umuntu ikagenda isa neza kurushaho? Reka nkwereke inzira ushobora kunyuramo kugira ngo ubikore. Hano ndaza kuri WhatsApp, nze hano ngiye kohereza nk'umuntu ikintu, uraza ugakanda hano, ukanda ugiye kohereza umuntu ikintu, ukaza hano, wenda ngiye kumwoherereza nk'iyi video, video hano wenda namwoherereza, kamwohereze nk'iyi ngiyi, ndaza nyikandeho, mpite nza kuri kano kantu kanditseho HD, dore ngaka hano, nizere ko muri kukabona, ngakandeho, mpite nza hano handitse HD quality, nizere ko muri kuhabona, dore ngaha, ngakandeho, kano gase icyatsi, murabona ko kahise kaba icyatsi, kandi murabona ko video yacu yabaye nziza kurushaho, ugahita ukanda kohereza, video nyine ikagenda. Murakoze, tujye dukomeza kubana, mukore subscribe kugira ngo dukomeze tubane. Ciao ciao.